dutangiranye hano hari umugore uri kwanga ko bamuhereza umwana we ari kwinjira mu kimodokari. Ako kanya umwana asigara ahamagara ati mama ni ibiki kudusize mama. Umugore barakwereka yese yinjira muri icyo kimodoka asangamo umuhungu urawo mu boyfriend wiwe. Abandi bagore bakomeza kugenda bamureba hagati murandeba iki se mwindeba mwabagore mwe. Ati sheri ratandaje. Sheri ndabirangije ndabikoze. Kumbi wa mugore yarataye abana be. Barakwereka agahungu kakomeje kirukanka na wa mwana. Kagenda gahamagara mama widusiga kiruka inyuma y'imodoka gakomeza kagenda gahamagara nyina ikambwa ati mama ntudusige. Ariko nyine ntago umugore abyitayeho. Arangije umugabo aramuza ati ko si kino cyanawe ko gikomeza kugenda kitwiruka inyuma tubigenze gute. Ati naka kabaga reka nze nkwereka umuti ngiye kuguha. Ati reka nze mbaho umuti. Uriyo kuntu wa mugore nta mutima agira afata huku cyangwa se afata idubi azirikaho umugozi ku gakapu ajugunya iruhande rw'umuhanda hakurya no hakuno asa nk'ukora bariyeri ashyiramo umutego kugira ngo wa mwana naza wa mugozi umutege. Barakwereka wa mwana simbutse wa mugozi ubura muteze kubita hasi. Ariko n'urukundo rwinshi ntago yigeze tuma kakana kagwa hasi yaguye agaramye akubita umutwe ku gishyitsi. Umugore araho ngaho kiraseka ati sheri ndabikoze ndabirangije. Abarezi ni basigaraho yabobeye wa musore ati dufunge imiryango tunigendere. Bahita bafunga imiryango. Mu minota ikurikiye rero mu masaha make wa muhungu yarakangutse amaze gukubita umutwe hasi wa mwana. Ariko nyine wa mavunana ari yandi yumva umutwe umurya. Ariko nyine abura ukuntu yabigenza avuza induru. Reba n'umwana muto nawe ntishoboye bamusigiye umwana muto ya nawe ni ibintu bibaje nyine nawe arareba akavuga ati sunda hera henda venda ndagera henda ndabamba byerekeza hehe. Barakwereka wa mwana ku bwenge bwe yakoresheje yese afata icyo bita amakoma. Yafashe amakoma ayasasa hasi nko kwiyeranja nk'umuntu wari wese afata kakana kagahinja kagashiki kiwe ahita karambikaho akana kakaziranenge abakarambitse ako ngako. Sinzi niba agiye kugaseka. Kumbi wa mwana handi bamuteze burya yavunitse n'umwivi yese avunika ivi ntago yabasha kugenda ntiyabasha gukandagira. Wa mwana icyo yakoze rero niki yese afata yateye imibare agenda yikurura hasi akuruza inda nk'inzoka. Aragenda afata cya gikapu nyina yari yamujugunyiye aragenda aragikurura katurebe icyo cyagamije gukora kuri cya gikapu. Aragenda arakurura cya gikapu akomeza kugenda yikurura naka gakapu azanye agaruka azayigera wa mwana nyina aho yarari. Afata wa mugozi wari ku gikapu atangira kugenda yizirika ku kaguru aho yari yavunitse kugira ngo bitaza gukomeza kumuboza cyangwa iki. Kumbi nta nubwo kwaro kwizirika bisanzwe ahubwo yafashe wa mugozi azirika ku kaguru ahita agenda kuri ya makoma azirikaho wa mugozi kugira ngo abashe kugenda kurura kakana. Nkwibutse ko atabasha kugenda ahagaze kubera ko yavunitse amaze kuvunika mu ivi. Barakwereka mwana akomeje kwikurikira. Hanyuma amasaha rero baratwereka wa mwana akomeje kugenda yikuba. Yarakomeje aragenda yikuba agenda kubinda ariko asaba Imana ati Mana mbabarira mbashe byiza kuba nabona n'amazi yo kunywa. Barakwereka ako kanya umwana akomeje kugenda yikuba ageze imbere abona ahantu hari amazi atangira kwishima ati amazi ndayabonye ariko akuka ntako. Barakwereka mugenzi nta ngufu nta gatege nta mwuka kugenda. Barakwereka wa mwana uko agenda agerageza agenda yikurura ngo ariko kagera kuri ya mazi ariko byaranze akuka gasanga ko gaheze cyangwa se yayisaraba. Ako kanya abapolisi barinda ishyamba bahise baza ati ibi ni ibiki mwuka byaramwe turabigenza gute. Basanga akana karyamyaho uwa mwana mukuru nawe aryamyaho yagagaye cyangwa se yashizemo ameze nk'uwashizemo umwuka nyine. Icyo bakoze niki bahise bafata akana gatoya kagahinja baragaterura undi nabajya guhita afata wa mwana w'umuhungu atangira kumubyutsa. Ariko nyine bakoze ku ijosi yumva umwana aracyahumeka yumva ntiyapfuye. Barakwereka yaramuteruye abwira mugenzi we ati mukure ino kamba. Mugenzi we yaraje ahita afungura iyo kamba vuba kugira ngo rero ko byibuze bamushakira n'ubuyobozi bw'ibanze cyangwa se ubutabazi bw'ibanze mu mbabarire babashe kuba bamuvura cyangwa se bamukorera ubuvuzi bw'ibanze nyine kugira ngo abashe kuba yagarura kuko urabona yuko hararimo ntago cyangwa se ubuzima arimo ntago ameze neza. Batwereka rero ku amasaha yigiye imbere wa mushoferi nawe yarutwaye ya modoka ageze imbere abona abapolisi. Abonye abapolisi wibuka ko atwaye abantu ashaka kwambutsa bajyana mu mahanga bya magendu nyine. Araza arabwira ati rero hano imbere hari abapolisi bagiye kudufata kugira ngo tubashe kwambuka. Buri muntu wese aragenda yongeraho amadolari 200 tubashe kwambuka ngiye kugira ngo mbashe guha abapolisi nyine kugira ngo bashe kutureka. Buri wese barakwereka bose bagiye bayatanga ngo atakira mubyeyi. Urazi ko nta muntu akunda amahanga.
bageze kuri ba bandi rero wa muhungu na wa mukobwa baravuga ati muzana amafaranga. Umuhungu ati abwira umukobwa ati ngaho zana aya mafaranga se naguhaye wabike. Barakwereka badusubiza inyuma gake ukuntu byagenze. Wa mugore burya yari afite amafaranga umugabo yari yamuhaye, ayazingazingira mu gapapuro, ahita afata ako gapapuro cyangwa se envelope ayishyira mu ibage, muri ka kabaga twabonye ajugunyira wa mwana, ahita asohoka hanze. Asohotse hanze wa mwana we yahise amwiruka inyuma n'akakana aravuga ati mama ntudusige, ahita basanga hanze. Hanyuma wa mugore aranga yibuka, arimo aragenda abyibuka, yibuka ko kagakapu ariko yabujugunyiye babana kandi ariko karimo ya mafaranga. Umugabo aturi ikigoryi wa mugore we, aturi umusazi, ati nyine ubwo bafashe amafaranga ariyo twa dufite yonyine imbere n'inyuma uyajugunyira babana. Aramureba aravuga ati kubundi iki kigoryi gikubite bigenze. Gusa nyine abura uko bigenza, nyine biramurenga biramuyobera. Abandi bakomeza nyine bari aho ngaho. Ako kanya umugabo amubaza ati turabigenza gute? Umugore ati nanjye ntabwo nzi uko tubigenza. Barakereka wa mugabo wa mushoferi ntiyabyitaye yose ko yifungira umuryango arabafungiranye indanda. Aravuga ati ubwo nyine muramenya uko muri bugenze n'abapolisi muraza kwirwariza tu. Kandi umupolisi wana arakaza bagufasha uzimbuka umupaka ujya mu kindi gihugu byabwihishwa, baguca amafaranga menshi cyangwa se bakaba banagufunga. Umusaza barakwereka yakomeje kugenda atwara imodoka, agenda nyine yigira imbere bisanzwe, amanura ikirahure, ageze impande y'aba bapolisi uko ari batatu bahagaze mu muhanda. Akomeza kugenda abegera, ureba n'ukuntu mu mahanga ukuntu abazungu baturushije ubwenge bwo ntandi ibintu by'imipaka ari ukugenda nyine gusa bihaga nyine bakavuga atani mu gihugu kimwe mu kindi. Muzehe baramusuhuza ati se mwatwemera tukabaza tugasaka ibyo mutwe muzehe? Umusaza ati nta kibazo. Barakwereka wa mupolisi yakomeje kugenda atembera, arabanza acikinga munsi y'imodoka ariko nta muntu wambutse cyangwa se nta muntu witendetsemo. Bamani nabati rero brand dufite nibaza gufungura umuryango twe tureta dusimbuka. Ako kanya yahise yafasha wa mugore we bahita basimbuka bariruka. Umupolisi ati muze mugurikire turabonye abari gutoroka. Barirukanze baraguruka ngaho, baraguruka no mu rutoki rumeze ngaho muri gahosha. Barakwereka bari bahagiye ati dukore kisheri, ati nta kindi gisigaye no gutoroka nyine, ati tugomba gutoroka tugakomeza tukiruka. Ati mana we badukurikiye twiruke ducisheni. Barakomeza bariruka muri rwa rutoki. Abapolisi nabo ntibabaretse, abapolisi nabo bariho babari bubi. Barakwereka abapolisi nabo babari bubi. Bageze aha kagakobwa kabona umwobura aho ngaho gahita kitsimbamo, gahita karenzaho amakoma. Nagakoboyi nakararagira ngo kakuri imihanda. Bamujama rero nasigara hejuru y'umwobo nyine w'umukore yihishe. Aramaze ati sheri, ati urabona naza tugakwirwamo se nakoboka nini twakwirwamo? Umukobwa ati wapi mwana, ati we shaka aho wisha ibyo birakureba, je nibonaho nitsimba nawe shaka aho witsimba. Akomeza amubwira ati oya ariko weva ngo utamfatisha ntihago twakwirwamo. Wa musore baramucakiye akiri muri byagwara n'umugore. Umusore baramucakiye aho aramaze ati wa mugore wagiye, atagiye hariya. Umupolisi aramureba aramubwira ati rero amahirwe namwe ni yeda utubwize ukurana agiye cyangwa se tukukurure tukujyane. Umukobwa arimo arasenga Imana avuga ati mana mfasha ntibamfata. Umutipe nyine arakomeza babeshya ati umukobwa nta uri hano. Umupolisi aragira ati ndaguha amahirwe amwe yonyine tu, ni either utubwire umukobwa agiye cyangwa tukujyane tugufunge. Okay, munde kurimba bwira ati mushaka kumenya agiye. Afungura akora mu mufuka, akuramo ikibiti cyangwa se burike arayatsa. Amaze kwatsa burike ahita kubita hasi, atangira kwatwika. Kumbi yari yamenye n'amavuta, uwo mwobo urimo amavuta, kagakobwa gatangira guhira mu mwobo. Barakwereka ku rundi ruhande umupolisi ari kumwe na kakana nyine. Hanyuma kagasore gahita gakanguka cyangwa se kagahungu twakita hiro gahita kabyuka, gakoze ku ruhande gasanga nta mwana wari gatangira gutera urusaku. Umupolisi aramubwira ati tuza, ati turiya, ati umeze neza kandi sister we ndamufite nta hantu yagiye. Ati yo, ati kari kabaye, ati umwana hanayenywe yanagiye. Aramubwira ati we tuza, ati urakoze cyane. Akana gatangira kumushimira. Umupolisi atangira amaze ati sibundi byagenze gute kwisanga hariya. Akana gakomeza kugenda kamusobanurira. Karamubwira ati mama wanjye yadutaye yakimbiye kujya mu mahanga, yadutaye yirukanye undi mugabo. Ati rero nakomeje kwiruka mu muhanda ndiba ko nakurikira imodoka ngo mbabwire bahagarare ariko ntibyakunze. Ati muri ako kanya rero nibwo nahise mvunika akaguru. Barakwereka umupolisi nawe atangira kugenda amuganiriza ku bw'ubuzima bwe. Umupolisi aramubwira ati rega nanjye nari mfite akana, ati nifite akana karwaye, ati akana kanganaga nkawe. Ati rero ubwo kari karwaye nkakuye mu Buhinde, ati karaje, ati tuba turi kumwe n'undi mo ndakitaho ariko kameze nabi. Ati ubwo namagaraga dogita, ati rero
ubwo najyaga guhamagara dagitari cyangwa se muganga ngo aze andebera umwana wanjye uko ameze. Ati dagitari yaraje, icyo nakoze nabashije kumwiginga, nabwo ati dagitari mbabarira, ndakwinginze mfite umwana wanjye ni mutoya, ararwaye, amezerewe nabi cyane, ndagusabye pegwe inumvurira umwana mukuye mu Buhinde uze umumvurire. Dagitari ati jya imbere tugende. Umuhungu ati tugende dagitari. Muganga ati weje imbere unyereke nyine tumurebe. Barakoreka dagitari ahageze, yarebye wa mwana, ikintu yakoze nk'abaganga, ikintu duhita dukora cya mbere ni uguhita yita ku mutima, akabanza akapima umutima, akareba neza yuko umutima utera cyangwa se ko umutima nta kibazo wagize. Ariko umwana nyine yarameze nabi. Ako kanya nta n'umwanya watinze, umwana atangira kugenda araba, ahita yikubita hasi, ahita apfa, ahita ashira mu mwuka, mu maso ya papa we, mu maso ya dagitari waruje kumuvura. Umugabo agahinda karamwishe, amarira aramwica ararira. Ariko nyine dagitari nta kindi yari gukora kuko yahageze amasaha yarenze cyangwa se yakererewe. Iyi ni inkuru umugabo yarimo aramuha. Umugabo aramubwira ati rero amazi iminsi mwana wanjye birapfuye, mwe mugize amahirwe muje mu gihe cyiza. Ati nabuze umwana umwe ariko ndabona ngiye guhita ngira abana babiri. Ati ngiye kubarera nk'umwana wanjye, ngiye kubarera nk'abana banjye, mbiteho wowe na mushiki wawe, muje mu gihe cyiza, amaze icyumweru mbuze umwana wanjye umwe, mwe mugiye kumbera abana, mumbera abana babiri. Ati kandi umwana wanjye yanganaga nkawe. Kakana nyine bitwengera byinshi, kahita kabyuka, karamubwira ati bihangana, ariko nyine gahita gasekamo, karamubwira ati urakoze cyane, niba yemeye kutwitaho. Ati nukuri urakoze cyane. Akana kagenda kamubwira ati natwe tuzakubera abana beza, ntabwo tuzakubera abana babi. Ati kandi natwe turifuza kuzakubera abana bawe nk'umwana wawe, nk'uko yitabye Imana, tukubere tumugusimbure nyine, tumubere nyine tube aho atari. Umupolisi byaramushimishije, areba kakana, areba abana bose, abona ukuntu yungutse abana babiri. Abana nabo bakomeza kugenda baseka cyangwa se bishimye. Umugabo agenda amubwira amagambo meza amukomeza umutima, kugira naho kakana ibyishimo bikarenga. Barakwereka kana nani no kigafite. Gakomeza kagenda kamushimira, kamubwira turakoze. Gakomeza kugenda kamushimira, kakareba musaba mushiki wako, gasekamo, ibyishimo birakarenga, kabiri cyo gakora gahita kiyoberera wa mupolisi. Ubwo nyine umupolisi naba abyungukiyemo, agira abana babiri. Ibyacu nibitinda mu minsi ishize rero, hashize iminsi mikeya, feri ya mbere hari kuri polisi. Barakwereka wa mugore uko yahiriye mu mwobo, wa mugabo amutwitse, yaragiye arashya neza, bamujyana kwa muganga, baramuzirika amabande umubiri wose. Kandi bamutwitse n'uri kumusunika. Ako kanya bahise umupolisi yise hamagara, yatumaho wa mwana cyangwa se babana babiri baze barebe mama w'ubwa nyuma. Mama wabonye atangira kurira, ati nukuri bana banjye mumbabarire, ati mumbabarire munsubize abana banjye, ati ndashaka kurera abana banjye. Polisi aramureba, umugore akomeza kugenda atanga imbabazi, atera imbabazi, ati mumbabarire uwo mwana wanjye. Umupolisi ati ceceka, uri umugore gito, uri umubyeyi gito, ntabwo uzi kurera, hano ubwo ufite uburenganzira bwo kwarera abana bawe. Ni gute wifata ukatabanuka ukabajugunya wirukanye kujya mu mahanga, abana bato yabangana gutya? Ati ubu ngubu rero ndashaka ko bizakubera isomo ku buryo tuzongera no kubabona. Umupolisi akomeza amusumira, umugore nawe ararira, atangira hamagara abana, bata abana banjye mumubare munsubize abana banjye, ndashaka kurera abana banjye. Ati mumubare munsubize abana banjye. Umupolisi nawe biramurenga, wa mwana ahita hamagara nyina, ati warantaye, ati mama terega nawe waradutaye udu na mushiki wanjye, twiboneye papa wacu, twiboneye undi mubyeyi, wowe rero ntago tukikuzi, n'ubundi ntiwari watwitayeho. Umugore akireba ukuntu ameze, akareba amaboko n'amaguru ukuntu yabaye, akareba ukuntu abana bababuze, biramurya, ahita abona neza ko ibyo yirukanyiraga arabibuze, ahita abura nibyo yari afite, ahubwo akatangira kureba cya kigabo cyamutwitse cyangwa se bamugabo arimo arirukanyira. Ako kanya umupolisi nta kindi yakoze, yahise abwira abapolisi bagenzi be ati mufunge inzererezi, mubashyire indani mu gasho. Nuko byagenze nyine, umugabo ahita bamushyira indani, na wa mukobwa w'umugore nyina w'abana be bamushyira indani. Abana byarangiye umupolisi abatsindiye. Umupolisi niwe wagumanye n'abana, bavuga ati ndakomeza mbiteho bana banjye, ndakomeza mbiteho, ntimugire ubwoba, turi kumwe kandi ngende umubyeyi wanyu. Mukomeze cyane, mukomeze mukurikire movie yacu cyangwa se mukomeze mukurikire channel yacu, mukore subscribe, mukande like, mukande ndetse na share. Nge yari Julius PC Jomo, mukomeze mugire Imana n'amafaranga. Ciao ciao, ntimwibagirwe gukora subscribe. Murakoze cyane.